Ibi umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere yiswe World Summit for Social Development iri kubera mu gihugu cya Qatar. Perezida Kagame yagaragaje ko mu myaka 30 ishize hatewe intambwe nyinshi mu kurandura ubukene bukabije, kongera umubare w'abagerwaho na serivisi z'uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza, ariko ubusumbane bukaba bukigaragara cyane by'umwihariko mu turere dutuyemo miliyoni z'abaturage bagorwa no kubona ibikenewe by'ibanze, ndetse ashimangira ko kugera ku iterambere rirambye bisaba imbaraga z'ababikeneye aho gutegereza ko bazabigezwaho n'abandi. Ibi bibazo si bishya, ariko guverinoma zacu ntizihuse bikwiriye mu kubikemura. Guteza imbere imibereho myiza ni urugendo rukomeza rusaba kujyana n'igihe. Ubu igikenewe ni ugukomeza mu cyerekezo cyiza, tukubakira ku byagezweho. Kubigeraho bizaterwa n'impamvu nyinshi, ariko icy'ingenzi ni ugukomeza kuzamura ubushobozi bw'abaturage, bikaba izingiro rya byose. Kugera ku iterambere rirambye nta wundi dukwiye kubikesha. Iyi nzira yagejeje u Rwanda ku iterambere. Imibereho myiza, uruhare rw'abaturage no kubazwa inshingano ni izingiro ry'uburyo bwacu bw'imiyoborere. Buri cyemezo gifashwe kijyanye na gahunda z'igihugu mu nzego zacu kijyanishwa no guteza imbere imibereho myiza. Perezida Kagame kandi yagaragarije abitabiriye iyi nama ko hakwiriye kubaho amavugurura mu mikoranire n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, kuko usanga abakomeye bakandamiza abanyantege nke. Ashimangira ko mu isi ibamo byinshi bihindagurika, hakwiye kubaho kwitegura ko hari ibyago bishobora kubaho, hagateganywa uburyo bwo kubyirinda cyangwa guhangana nabyo, ndetse kandi yerekana ko ibigega mpuzamahanga by'imari bikwiye guhora byiteguye gutanga umusanzu wabyo ugamije guteza imbere ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere. Tugomba no kuvugurura uburyo bw'imikoranire n'abafatanyabikorwa. Akenshi ubufatanye mpuzamahanga burabogamye. Tugomba kuva ku mikorere ishaje iheza igice kinini cy'isi. Kugira ngo imikoranire mpuzamahanga y'ibihugu igende neza, bizasaba ko bitwarwa mu murongo utanga umusaruro ubarika kandi mu gihe kizwi, aho kuba amasezerano gusa. Niba koko dushaka iterambere ry'imibereho myiza, gahunda zikwiye kuba zihura n'ibikenewe mu bihugu byose, aho kuba mu bihugu bike. U Rwanda rwiteguye gukorana n'abafatanyabikorwa barwo bose mu kubaka ahazaza hadaheza. Ibarushimuwe Bihoki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.